Njyewe ubundi nitwa Bernard. Yego. Ngaba ntuye muri Amerika muri leta ya Texas. Wenda ntagucima ijambo, hari icyo bigutwaye kuba wamusangiza ikibazo ufite, wenda natwe duhari nk'itangazamakuru tukabona n'uburyo akigufashijemo, hari icyo bigutwaye cyangwa ni amabanga cyane? Ntabwo ari amabanga kubera ko nabinyujije ku mbuga nkoranyambaga nyinshi kugira ngo ndibe ko byatungana. Ni nayo mpamvu nakwifashishije kugira ngo wowe uri mu Rwanda ubimfashemo nibitungana n'undi wese wabimenya nta kibazo, kuko hari benshi bambikiragira ngo menye ko uyu we yabikora ku mugaragaro bigakunda n'abandi bakabimenya ko azi kubikora koko. Bwana muganga rero ikibazo gikomeye, nagiye muri Amerika maze imyaka 10, njyana n'umuryango wanjye. Genda mfite umugore n'abana 2. Tugeze muri Amerika turabana turakora, ariko umugore yaje kugira akazi keza, arakora, baramwishimira muri societe ikora imyenda, bamuha akazi, arakora, turanezerwa mu rugo, tubana neza. Ariko ikibazo naje kugira, haje gushira iminsi mu myaka 3, tumaze imyaka 3, nza guhura n'imbogamizi yuko yajyaga mu kazi akamara iminsi birataragaruka, nkabona amazi iminsi ataragaruka, numva birambangamiye. Mbuga nkoranyambaga nyinshi naziciyeho, natanze amafoto ye, yewe bakavuga ngo barabikora, natanze amafaranga menshi. Ariko hano ndahango muri Amerika, nibwo nagiye ku nkoranyambaga zo mu Rwanda, ndebye neza mbona umuntu witwa Byamungu mu Rwanda, we harabara kumutangira ubuhamya ngo we agarura abagore bataye abagabo, agarura abagabo bataye abagore, umuntu ngo hari umuntu bigeze kwiba imodoka ngo urayimusubiza. Ibyo rero ni ukuri. Yego. Kandi nawe ubwo waje ugiye kubyibonera. Ngiye kubyibonera. Ntugire ikibazo kireka icyo utarambwira. Nibyo. Umunyamakuru twagiranye ikiganiro, mubwira ko ugomba kuzazana ifoto y'uwo mudamu. Birasaba niba wazanye ifoto, muhamagare namenye ko ibyo uri kumbwira ari ukuri koko. None se ko telefone ashobora kuba yarayikuyeho, ifoto ye cyakora nayizanye? Oya, ntabwo dukenera nimero ya telefone. Iyo dufashe ifoto ye iyo twayibonye aba ari nta kindi kibazo. Ifoto ye nayizanye rwose, umunyamakuru yari yabimbwiye ngo nzayizane. Ubu rero tumaze kubona ifoto, yego, biba bigaragara ko ari nkaho turi kumwe. Birashoboka se? Cyane. Nta nimero zo mufite? Ibyo ntibikureba. Aba muri abahanga noneho. Aha niho ubuhanga bwa muganga nyine bugaragarira. Ntamubaze niba koko ibyo umbwira ari ukuri. Cyakora koko mugani nanjye rwo namenya ko muri abaganga mu bishoboye. Ntugire ikibazo rero, ibintu bigiye gucamo, reka turebe ko bishoboka. Yego. Ubu rero yego nawe nanjye kubinsize. Anje, ningiye muvugisha. Anje, urinde uri kumamagara ko nari kukubona? Bernard uramuzi? Bernard ntago muzi. Bernard uramuzi? Bernard ndamuzi, ari umugabo wanjye ariko twaratandukanye. Noneho hagarara tuvugane, ndagushaka ko tuvugana. Wowe umbaza urinde, uri hehe ko ntari kukubona? Hagarara tuvugane, ndagushaka ngo tuvugane. Ntabwo mpagaze rwose, ndagiye. Niba rero utumva ko ugomba guhagarara, iyo modoka ugiye kwinjiramo ntabwo urayinjira. Ndayinjiramo ni yanjye. Noneho nuyinjiramo urahita upfa. Ndayinjira. Izina rya Yesu, toka Satani, wa mugabo umvara ibiki, wa mugabo we. Anje, tuza. Uremera kuvugana na muganga? Uremera kuvugana na muganga? Wa mugabo umurozi we, mbega umugabo mubi. Tuza. Umugabo mubi, wa mupfumu wa murozi we. Tuvugane, uremera ko tuvugana? Uremera ko tuvugana? Turavugana iki muganga? Noneho niba udashaka ko tuvugana, iyo modoka ntabwo urayinjiramo. Muganga, wa mugabo we, mbwira, natuje, mbwira. Watuje? Natuje, mbwira. None abo bana ba Bernard wabajyanye he? Muganga, reka mubwire rero wa mugabo we. Ubundi ntabwo nabwisha nasanzwe umugenzi, nasanzwe umugabo washimye byose. Abana buriya mugabo nabajyanye kubera ko nawe yampemukiye. Kuki wabaroze se ugezeyo? Ntabwo nabaroze, ahubwo nabaroze kugira ngo wihimureho, kubera ko ari umugabo mubi, yambereye inda, yambereye ikirara. Niyo mpamvu nabikoze kugira ngo wihimureho. Urenda gutegetse abo bana ugomba kubasubiza kwa se. Ntabwo mbamuha.
niba utabamuha rero ndakwica. ntabwo mbamuha. Mbikwereke se, mbikwereke nkwice nonaha. ntabwo mbamuha. Nutabamuha ntabwo urinjira muri iyo modoka no gupfa urapfa. umugabo rwose mbabarira ntacyo. Uremera kubamusubiza? Urabyemera? ndabyemera. Nta kibazo rero ndakubabariye. ariko mbere y'uko mbyemera ndamuha abana be agomba kujya basura akaza kunsura muri vakansi. Nta kibazo, bazajya baza kugusura muri vakansi, nta kibazo. Sawa, ndakubabariye, ngaho jya mu modoka ugende. urakoze. ngaho jya mu modoka ugende. mvura rwose, ndi umuganga gakondo nemewe na leta, mfite ibyangombwa byuzuye rero bya RDB byose ndabifite. ubwo rero nimero yanjye niba wumva ari ngombwa ko nyiguha nayiguha, nta kibazo. wayitanga nimba ntacyo bikubangamiye. nta kibazo rwose, ntacyo bimbangamiyeho. Yes, mbahaye ikaze aho muri mu mpande zitandukanye z'isi, nezere ko mumeze neza cyane. Nkomeza gushimira abantu mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi, abantu muduha ibitekerezo, muri abantu b'ingenzi cyane, natwe turabakunda. Nk'uko rero mwagiye mubidusaba muri benshi muri comment ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, mutubwira umugabo ukora ibitangaza ngo tuzamusure tumuganirize. Ku bw'amahirwe rero twamusuye, ariko ntago nagiye njyenyine, ahubwo hari undi mugabo mureba iruhande rwe waturutse hanze y'igihugu, waturutse muri Amerika, aransaba ngo tujyane kumusura. Niyo mpamvu turi aha ngaha, wenda baraza kuganira byinshi, muraza kumenyeramo byinshi. Nanamushimira ko yemeye kuduha karibu iwe mu rugo, akaba yemeye ko tunaganira ndetse akaganira n'itangazamakuru byinshi birambuye, baraza kubibwirira. Reka mbanze muhe ikaze kuri channel yacu. Muga muraho neza? Muraho murakomeye. Yego turaho. Mbanje kugushimira ko wemeye kuduha karibu iwawe, ukaba wemeye kuganira n'itangazamakuru cyacu, ni by'agaciro cyane. Ni karibu rwose. Yego. Hanyuma rero uyu mugabo mwicaranye wenda araza kubikwibwirira, ni nguhamagara nkubwira ngo hari umugabo uvuye muri Amerika ushaka ko muhura, n'uyu nguyu nakubwiraga ashaka ko muganira, muraza wenda kumenyana. Reka mbaho umwanya muganire, akubwira ikimugenza, akubwire n'impamvu ari aha ngaha. Urakoze. Murakoze. Muga muraho. Muraho neza. Amakuru yawe? Amakuru yari meza. Ni karibu. Bari gake bwose. Urabona naturutse kure muri Amerika, n'urugendo rurerure nakoze rwo kuza kugushaka. Mbega byamvunye cyane. Wambwiwe niki? Nagerageje kugushakisha kubera ikibazo nari mfite nahuye nacyo. Njyewe ubundi nitwa Bernard. Ngaba ntuye muri Amerika, muri leta ya Texas. Nta kibazo, ni karibu. Wenda ntaguciye mu ijambo, hari icyo bigutwaye kuba wamusangiza ikibazo ufite, wenda natwe duhari nk'itangazamakuru tukabona n'uburyo akigufashijemo, hari icyo bigutwaye cyangwa ni amabanga cyane? Ntabwo ari amabanga kubera ko nabinyujije ku mbuga nkoranyambaga nyinshi kugira ngo ndibe ko byatungana. Ni nayo mpamvu nakwifashishije kugira ngo wowe uri mu Rwanda ubimfashemo n'ibitungana, n'undi wese wabimenya nta kibazo, kuko hari benshi bambekeragira ngo menye ko uyu we yabikora ku mugaragaro bigakunda, n'abandi bakabimenya ko azi kubikora koko. Namusobanurira. Ni karibu. Bwana muganga rero, ikibazo gikomeye. Nagiye muri Amerika, maze imyaka 10. Njyana n'umuryango wanjye. Genda mfite umugore n'abana 2. Tugeze muri Amerika turabana turakora, ariko umugore yaje kugira akazi keza. Arakora, baramwishimira muri societe ikora imyenda, bamuha akazi. Arakora, turanezerwa mu rugo, tubana neza. Ariko ikibazo naje kugira, haje gushira iminsi, mu myaka 3, tumaze imyaka 3, nza guhura n'imbogamizi yuko yajyaga mu kazi akamara iminsi birataragaruka, nkabona amazi iminsi ataragaruka, numva birambangamiye. Bimaze kumbangamira rero, nanjye ng'umuntu w'umugabo, ntago byaje kunshimisha, nza kugira ikibazo, muvugisha nabi. Muvugishije nabi, arababara, kumbi sinamenya ko we afite ibindi yaba yishingikirije byangiraho ingaruka. Ntanabiguhishe nabikubwira muri make. Nta kibazo y'umuntu aje kwa muganga avugisha ukuri. Ibintu byose bikubogamiye ukabitubwira. Yego. Kandi kubwira nda wabimfashamo weho. Rero
hariya mu bihugu by'amahanga tugira ikibazo kiremereye buriya. Yego. Kiremereye twebwe nk'abantu baturutse muri Afurika, iyo tugezeyo hari uburenganzira tudahabwa. Uburenganzira bugahabwa inyamaswa, buriwe muri Amerika ukubise imbwa bagufunga, ariko umugabo kumukubita nta kibazo rwose. Uburenganzira buhabwa abagore n'abana, ariko umugabo ntabwo byari bitworoheye. Naje rero kuvugana nawe nabi, arangije we nagiye kubona mbona arahamagaye, ahamagaye baraza, bamaze kuza polisi yaho intandukanya n'umugore n'abana. Baravuga bati weho genda ujye hari ibyo gushakaho kuba, turagutandukanye n'umugore wawe, kuko niwongera tukubye muri urugo na none bwa kabiri turi bugufunge. Ndavuga ni rero ubuyobozi bwo hanze ntanamenyera ubuzima bwaho, ndihangana mbikora gutyo. Muri iyo minsi nagize ikibazo cy'imbogamizi rero, wa mugore asigaye mu rugo rwanjye yafashe abana banjye nari narabyaye, namushatse mfite abana, tugezeyo we ntibyaba ngombwa ko tubyarana. Ariko njyewe nari mfite abana babiri, umuhungu n'umukobwa, umwe yitwaga Rukundo, undi yitwa Sofia. Nuko rero ikibazo naje guhura nacyo, naje kumenya ko wa mugore yajyanye ibintu byanjye, ajyana n'abana banjye, nza kubabura. Maze kubabura rero ikibazo naje guhura nacyo cyamaye imbogamizi cyane. Natekereje abana banjye, natekereje ngerageza kumutelefona kuri Telegram, ndamuhamagara, arambwira ngo ntabwo abana nzabaguha. Ntabwo asoko abana ari abanjye atari abawe, ubajyanye kubera iki? Arambwira ati ntabwo abana nzabaguha, ntabwo bishoboka. Nyuma rero mu kababaro k'umugabo naje kuvuga ni umugore anjyanye abana tutabyaranye, nzabigenza gute? Yego. None muga rwose nukuri icyo kibazo kirandemereye. None urifuza iki, ngukorera iki, icyo wifuza ni iki? Yego, icyo nifuza ari umuganga rwose. Ubimfashemo. Yego. Umuntu w'umuganga. Nanyuze ku nkoranyambaga nyinshi. Ibyo ni ukuri. Haraho nagiye ngenda, urifuza iki? najyaga ntanga amafoto ahantu henshi cyane, nkabona abantu ku ma YouTube barimo barambwira ngo hano turavura, ngo Kinyarwanda, ngo umuntu ngo bibye, ngo tumusubize ibye, umuntu ngo bibye amafaranga tumusubizaye. Nkababwira ni noneho njye umugore wanjye yaransahuye, anjyanira ibintu, anjyanira n'abana. Ndavuga ni ko biri kose bwabimfashamo. Naciye ahantu henshi cyane. Ibyo bibaho, hari abatwiyitirira. Hari abatwiyitirira bakigira abavuzi, ariko mu by'ukuri atari ko bikwiriye. Ubwo rero washitse wageza aho ugera, ahubwo mbwira icyo ngufasha. Icyo mfasha rero, urabona ko maze gushakisha ahantu henshi cyane, ngira ngo unyumve neza kandi uze kumfasha ibintu koko bigomba kungirira umumaro, kuko navuze ko ari wowe wanyuma, niwe wamagurukije. Abandi bose nabahaga amafoto, nkaboreza amafoto ngo kugira ngo icyo bankemurira, ariko weho uriya munyamakuru yarambwiye ngo hano mu Rwanda njya numva ko hari umugabo ubikora hariya hirya Cyangugu, uzaza bigukorera. Wahageze ni kwa Byamungu rwose. Kwa Byamungu, witwa Byamungu. Ushobora kubishoboye koko. Imbuga nkoranyambaga nyinshi naziciyeho, natanze amafoto ye, yewe bakavuga ngo barabikora, natanze amafaranga menshi, ariko hano ndahango muri Amerika, nibwo nagiye ku nkoranyambaga zo mu Rwanda, ndebye neza mbona umuntu witwa Byamungu mu Rwanda, we harabara kumutangira ubuhamya ngo we agarura abagore bataye abagabo, agarura abagabo bataye abagore, umuntu ngo hari umuntu bigeze kwiba imodoka ngo urayimusubiza. Ibyo rero ni ukuri. Yego. Kandi nawe ubwo waje ugiye kubyibonera. Ntugire ikibazo, kireka icyo utarambwira. Nibyo. Umunyamakuru twagiranye ikiganiro, mubwira ko ugomba kuzazana ifoto y'uwo mudamu. Niba rero yarabikubwiye, niba se waba wayizanye ntabwo mbizi, birasaba niba wazanye ifoto, muhamagare namenye ko ibyo uri kumbwira ari ukuri koko.
none se ko telefone ashobora kuba yarayikuyeho ifoto ye cyakora nayizanye. Oya ntabwo dukenera nimero ya telefone, iyo dufashe ifoto ye iyo twayibonye aba ari nta kindi kibazo. Ifoto ye nayizanye rwose, umunyamakuru yari yabimbwiye ngo nzayizane. Ubu rero tumaze kubona ifoto, yego biba bigaragara ko ari nkaho turi kumwe. Birashoboka se? Cyane. Nta nimero zo mufite? Ibyo ntibikureba. Aba muri abahanga noneho. Aha niho ubuhanga bwa muganga nyine bugaragarira. Ntamubaze niba koko ibyo umbwira ari ukuri. Cyakora koko mugani nanjye rwo namenya ko muri abaganga mu bishoboye. Ntugire ikibazo rero, ibintu bigiye gucamo, reka turebe ko bishoboka. Yego. Ubu rero Bwana Bernard, ngiye kugukorera ibintu by'ibitangaza. Ubwo mbonye ifoto y'uyu mudamu, ibintu byaciyemo, reka mbigukorera urebe, turebe niba nawe utatubeshya reka. Ari muri gitambaro se? Oya. Reka turebe. Aha. Umva. Zanira umuti aho ngaho Samuel. Iravuba. Aha. Ego. Awe. Nande kubinsize. Mukazi Bernard, inakuhamagara kwanza ushango nyumve. Yumva ni nyono munganga, inakubuka shango yinje. Oyinje Muka Bernard inakuhamagara kwanza oyinje. Magala. Akaba uri Kigali, akaba uri Hayi, akaba uri muri Amerika, oyinje ushango nyumve. Nyono munganga inaguhamagara shango yumve. Muka Bernard inaguhamagara. Anje ningiye muvugisha. Anje urinde uri kumamagara ko nari kukubona. Bernard uramuzi? Bernard ntago muzi. Bernard uramuzi? Bernard ndamuzi, ari umugabo wanjye ariko twaratandukanye. Noneho hagarara tuvugane, ndagushaka ko tuvugana. Wowe umbaza urinde uri hehe ko ntari kukubona? Hagarara tuvugane, ndagushaka ngo tuvugane. Ntabwo mpagaze rwose, ndagiye. Niba rero utumva ko ugomba guhagarara, iyo modoka ugiye kwinjiramo ntabwo urayinjira. Ndayinjiramo ni yanjye. Noneho nuyinjiramo urahita upfa. Ndayinjira. Izina rya Yesu toka Satani, wa mugabo umvara ibiki, wa mugabo we. Anje tuza. Uremera kuvugana na muganga? Uremera kuvugana na muganga? Wa mugabo umurozi we, mbega umugabo mubi. Tuza. Umugabo mubi wa mupfumu wa murozi we. Tuvugane, uremera ko tuvugana? Uremera ko tuvugana? Turavugana iki muganga? Noneho niba udashaka ko tuvugana iyo modoka ntabwo urayinjiramo. Muganga, wa mugabo we mbwira natuje Watuje? Natuje mbwira. None abo bana ba Bernard wabajyanye he? Muganga kamubwira rero wa mugabo we. Nubundi ntabwo nabisha nasanze umugenzi. Nasanze umugabo washimye byose. Abana buri mugabo nabajyanye kubera ko nawe yambimukiye. Kuki wabaroze sugezeyo? Ntabwo nabaroze, ahubwo nabaroze kugira ngo mwihimureho kubera ko ari umugabo mubi, yambereye inda, yambereye ikirara. Niyo mpamvu nabikoze kugira ngo mwihimureho. Ubu ndagutegetse abo bana ugomba kubasubiza kwa se. Ntabwo mbamuha. Niba utabamuha rero ndakwica. Ntabwo mbamuha. Mbikwereke se? Mbikwereke nkwice nonaha? Ntabwo mbamuha. Nutabamuha ntabwo urinjira muri iyo modoka no gupfurapfa. Uremera kuba musubiza? Urabyemera? Ndabyemera. Nta kibazo rero ndakubabariye. Ariko mbere yuko mbyemera ndamuha abana be, agomba kujya basura akaza kunsura muri vakansi. Nta kibazo, bazajya baza kugusura muri vakansi, nta kibazo. Sawa, ndakubabariye, ngaho jya mu modoka ugende. Urakoze. Ngaho jya mu modoka ugende. Bernard urabibonye? Ndabibonye buga. Umugore wawe wamubonye? Ubu rero umugore wawe rwose urumva ko amaze kwemera ko abana agiye kubazana. Hari ikindi kibazo kirimo? Rwose nukuri urarenze ku rwego rwo hejuru ibintu ukoze. Nanjye mbonye ko ari bitangaza gusa. Rero nukuzaza ambaraga hariya
ugahamagara umuntu akaza ubwo urabibonye ni ukuzaza kunshimira ni uko twe dukora nta kindi kibazo wajya ubitangaho n'ubuhamya nta kindi umva ngubwire rwose amafaranga ndayafite nanzanira abana banje ibyo ushaka byose nzabiguha ubu wowe ukigerayo arahita kuzanira abana kuko byose nabira arahita bazana ntumubonye se hariya murakoze cyane muga sawa yego hanyuma muga nkurikije ibyo tubonye nonaha ubu ngubu hagiye gukurikiraho iki bigiye kugenda bite ubu ngubu rero ikintu kigiye gukurikiraho nuko uriya mugore uyu mugabo Bernard nagerayo umwana abana be arahita babona nta kindi kibazo kindi gihari yego hari umuti ndaza kumuha wisige undi azawutera mu nzu hari n'undi azashyira hanze kugira ngo ahamagare umugore we nyine azana abo bana byihuse ariko numvishe ibintu umugore aravuze ngo n'umugabo ntiyoroshye ngo nawe yarafite imico mibi cyane uriya mugabo rero aramutse kugira ngo wowe byose uri kubibona biriya byose mba nabibonye kandi uriya mugabo nawe nabonye afite ingeso z'uburaya ubwo nabyo abinsabye nahita mukuraho iriya mikoshi y'uburaya akaba umugabo nyamugabo agatunga umugore nyine naho ratana n'abagore ba buri munsi yego wenda ibyo byimbitse byo mu muryango byo kubaka umuryango mo imbere wenda ndumva ibyiza mwaza kubiganira nyuma ya kamera wenda tutabishyize mu itangazamakuru ahubwo ngiye cyo nagusaba nimba bishoboka wampa iminota 5 cyangwa 10 tukavuganaho gato nkagira tubazo nkubaza ubundi nkata nigendera nkagusigira Bernard mugasigara muganira hanyuma ugasigara nyine umufasha ibyo ugomba kumufasha ariko wenda nedushyira ubuzima bwose mu itangazamakuru nta kibazo bwana munyamakuru noneho reka Bernard ubugumye aho ngaho manze mvugane n'uyu munyamakuru buriya baba banadukenera bakagira n'ibyo batubaza nta kibazo bwana munyamakuru rero waza hariya tukaganira nta kibazo ukambaza ibyo umbaza yego muga rero murakoze cyane ku kwemera ko tuvugana ko tuganiraho gatoya ntago ndi bugutinze ntakwicira akazi tubonye ibitangazo ukoze wenda turaza kubyereka n'abandi bantu ese biriya bintu bishoboka gute ubigenza gute kugira ngo ufate ifoto y'umuntu ubashe kumuvugisha uri mu gihugu kimwe we ari mu kindi gihugu muvugane kandi turi kumureba nkaho muri kumwe urakoze bwana munyamakuru rero mbere na mbere manje kuguha karibu muri ofisi yanjye yego murakoze cyane ibi ni ibiro byanjye yego ari nayo mpamvu ngiye kugusobanurira uburyo dukora yego turabaganga ba gakondo tuvurisha imiti ya kinyarwanda ni ibintu tuba twarasigiwe na ba sogokuru na ba sogokuruza bikarangira bikagera ku gisekuru cyanyuma aricyo uyu mwanya ngiyewe ndiho ari nge babisigiye n'ubu papa yarapfuye yarabinsigiye yego ubwo rero biriya wabonye ni ibitangaza tuba dufite tuba dukora ariko ikibazo n'ubu ngubu urumva ko baba baduhamagara buri kanya baretse tukavugana iminota reka nze nawe yakubye mwihorere yego nawe ndabo gutimbire ndata nihutisha yego hanyuma rero nari nkubashije bishoboka bite ko umuntu aba ari mu gihugu kimwe uri mu kindi wowe ukabasha kumuvugisha mumeze nkaho muri kumwe kandi nabonye icyo wakoresheje ari ifoto ye gusa biriya nibyo nahoze ngusobanurira wabonye ko nabanje gusigaho imiti iyo ni imiti gakondo yacu aho waba uri hose iyo twamaze kubona ifoto yawe tukakubona ifoto yawe tuba dusa naho tugufite aho waba uri hose turaguhamagara ukaza wamara kuza ukivuga indwara urwaye cyangwa se niba hari n'ibintu by'abandi waba waribye nabyo tukaguhamagara nabyo ukabizana ubwo rero twabonye ifoto byose tuba twabibonye ni nayo mpamvu wabonye biriya byabaye n'ubundi umuntu ashobora kwibaza akavuga ati se uyu muganga nimba akora ibi bintu ko dushyira amafoto kuri social media ntago ashobora kuba yareba umuntu akumva ntamwishimiye akaba yakifashisha ifoto y'uwo muntu akaba yamugirira nabi wenda anamurenganya
umuntu dukurikirana ni umuntu uje kutwivuzaho twebwe ariko amafoto y'abandi bantu nta kindi kintu tugukekaho cyangwa ntacyo uje kutubaza ibyo ntabwo tubirebaho turavura twe ntitwica. Yego hanyuma rero dushaka kwenda tubonye ikibazo ufashije uriya mugabo n'ubundi bintu bigiye ku mbuga nkoranyambaga birebwa n'abantu b'ingeri zose ku isi yose bumva runo rurimi babasha kubireba, umuntu akaba yakibaza ati ese uyu muganga ni ibihe bindi bintu wenda avura kugira ngo wenda ndebe nimba yazamfasha mu bintu bigiye bitandukanye. Twe rero indwara tuvura ni nyinshi, ariko muri zimwe na zimwe ni wenda nakubwira nka zimwe, ibindi wazaza kubireba cyangwa se ukazana n'abandi bantu barwaye. Indwara ya mbere tuvura nk'umukobwa wabuze umugabo, ari abakobwa bagumiwe ugasanga umukobwa afite imyaka 40-50, abo bose turabavura. Umugabo wabuze uburyo yatera akabariro iwe mu rugo, uzi ko ikiganiro cya mbere burya gituruka mu buriri. Rero ugasanga umugabo yaje araryamye, icyumweru kirashize, 2 birashize, yajya no kubikora ugasanga biramunaniye. Ibyo byose turabikora. Ikindi, hari abantu ugasanga aracuruza, akora nk'abandi, yiruka ku mafaranga, ariko kugira ngo uzabone afite n'igihumbi cyangwa yabaye umuntu w'umugabo bikanga. Baramuroza imyaku, ibintu by'imikoshi barabimushyizeho, akirirwa akora bikanga, byarangira ugasanga ni umukene. Ibyo byose iyo myaku turayigukiza, tukaguha umuti, byose bikagushiraho. Hari na byinshi, ni byinshi cyane, hari imiti. Noneho ikindi rero sasa, hari uburyo usanga umuntu nk'uko ari muri Amerika, ariko bakamuhuhera uburozi bari hano kuko bumvise ko yakize, byarangira bakamutumira uburozi ataburiye, atabukandagiye, nta kindi yakoze. Umuntu akarwara akajya kwa muganga bikanga, akivuza. Yewe no mu byo bitaro by'abazungu numva bamwe baza bati rwose twaravuje byaranze, ariko tuhita tumuha umuti, ubwo uburwayi yararwaye bugakira kuko ni amarozi y'amahuherano. Hari n'amarozi rero y'amatamikano, nk'ubu bakaguha ibiryo bakakuvuza ukagira akada kakagera hano, ari byo bya bindi bita ngo nurushwima nyine, ugasanga umugabo yarabyimbye angana gutya yagize akada. Ibyo byose turabivura bigashira bikavaho, ugasanga umugabo nyine yasubiye kuba umugabo nta kibazo. Ese nkomeze ngusobanurire wa mugabo we? Ndumva ari byinshi bitandukanye. Ni byinshi kireka icyo utaje kutubaza. Ahubwo buriya uraza kuduha nimero zawe wenda n'abazabikenera ibisobanuro birambuye babe baguhamagara wenda kugira ngo ubabwire n'ibindi byisumbuyeho, nimba ntacyo gutweka wazitangaza. Nimero zanjye, ibyo mvura rwose ndi umuganga gakondo, nemewe na leta, mfite ibyangombwa byuzuye, rero bya RDB byose ndabifite. Rero nimero yanjye niba wumva ari ngombwa ko nyiguha nayiguha nta kibazo. Wayitanga nimba ntacyo bikubangamiye. Nta kibazo rwose, ntacyo bimbangamiyeho. Ni nayo ukoresha kuri WhatsApp? Iyi niyo nimero nkoresha kuri WhatsApp. Igihe cyose umpamagaye cyangwa se yagize umuntu umpamagara, yaba ari hanze y'igihugu cyangwa se yaba ari mu gihugu akaba adashoboye kugera hano iwanjye kwivuza, ikintu musaba ni ukumusaba ifoto, ubundi nkamukoraho rikaka rwose nkamuvura bimwe bikomeye. Uvuze ifoto uranyibutsa ugeze kubwira uriya mugabo mwarimu muganira, umubwira uti ntabwo bagwigoye uva muri Amerika, wari kunyoherereza ifoto yawe n'amazina yawe nkakuvura utaje, nubwo numvise akubwira ngo hari abaganga yabyoherereje ntibamufasha bamurya amafaranga. Ndakubaza ibibazo bibiri. Icyambere ndakubaza ntese ni gute wari kumuvura ataje mutabonanye ukoresheje ifoto n'amazina gusa? Icya kabiri ndi bukubaze, ese ko wumva hari abantu benshi babwira abantu ngo twohereza amafoto duhe n'amafaranga turakuvura bikarangira babariye ayo mafaranga, ese wowe ni iyihe garanti uhereza abantu ko niba baguhaye amafaranga ko uzabikora koko? Ngere ikintu nkora kugira ngo wemere ko ibyo mba mvuga ari ukuri, icyambere koko ngusaba ifoto. Ariko none hari ikibazo cyaje, ugasanga abantu biyitirira abandi bantu. Ngubu nkanjye nitwa muganga Byamungu, ngorera Icyangugu. Ubwo rero ikintu ngusaba koko ngusaba ifoto, namara kugusaba ifoto ngakubwira ukuntu uraba wicaye, naho urajya, nyuma y'iminota 30 cyangwa isaha
ibikorwa ibyo nagukoreye n'ibyo ushaka byose mba maze kubikwereka kandi nawe umaze kubibona ukampamagara uti rwose ndabibonye, haba hari n'ikindi gikenewe nabwo tukabivugana, nta kibazo kindi kibamo. Ukoresha ifoto biba bihagije. Iyo nkoresheje ifoto rwose, waba uri hanze y'igihugu, waba uri mu Rwanda kure cyane ahantu udashobora kuza kungeraho, ibyo byose mbikoresheje ifoto bikemera nta kibazo. Yego. Hanyuma se wenda mbere yuko dusoza urambabarira, mbere yuko dusoza cyangwa nguhe umuti. Oya ntabwo ndwaye. Reka nguhe umuti nyine, reka turavura byinshi nako gakorora kashira. Oya ntabwo ndwaye na kari kajemo. Yego, anangiye kubaza ni imbere yuko ndadusoza ikiganiro, ni ikihe kindi wumva watangariza abanyarwanda cyangwa se abari ku isi yose bumva ururimi rw'ikinyarwanda, na cyane ko kugeza uyu munsi hari abagipinga ubuvuzi gakondo, uretse wenda ko ibyiza wowe ubu bishyize ku mugaragaro bakabona ibitangaza ugenda ukora, ni iki kintu numva wabwira abantu bose muri rusange? Ngiwe rero ikintu nabwira abantu nuko nge mvura, kandi ibyo mvura mbikora nta kibazo kindi gihari, ndumva ari byo nakubwira, nta bindi byaba birenze ibyo ngibyo. Yego. Hanyuma rero turagushimiye ku mwanya waduhaye, tugushimiye ko wigoye ukigomwa ukaduha umwanya ngo tuganire. Natwe tugiye gusoreza ahangaha, dufata urugendo dusubira mu mataha, hanyuma nkusige uganira n'uriya mugabo waturutse muri Amerika, murangize ibyo mwari mwatangiye. Nitugukenera n'ubutaha twizere ko uzaduha karibu iwawe. Nta kibazo rwose, nzajya nabaha karibu, uzazane n'abandi banyamakuru baze barebe. Yego. Nge ndavura rwose nta kibazo. Yego, murakoze rero, mugira ibihe byiza. Mugira amahoro y'Imana.